Amakuru yacu reka tuyerekeze mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Bibare mu murenge wa Kimironko, aho umukuru w'umudugudu yakubise umwana w'umukobwa w'imyaka 23 y'amavuko bikamuviramo gukomereka. Ubu ngubu akaba ari mu bitaro bya CHK ubwo ari guhumeka umwuka wa nyuma. Mudugudu yamusanze mu murima w'imyumbati arangije aramukubita abeshyira uwo mwana yuko agiye gucukura imyumbati. Murahita mwibaza ngo se mu mujyi wa Kigali hari ahantu bagihinga imyumbati? Ni ukuvuga ngo mu mujyi wa Kigali ahantu henshi hari ibyaro hahingwa imyumbati, ndaza kuhabereka. Iyi ni incamake rero, kora subscribe ukore ku nzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru meza mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kubageza amakuru netkurenzwe n'Imana Emmanuel. Abanzi ku mazina ya Kidasambura, n'ubundi tugiye gukomereza mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Bibare, ubwo umukuru w'umudugudu yakubitaga umwana w'umukobwa witwa Kararisa bikaba byaramuviriyemo gukomereka cyane. Ubu akaba ari mu bitaro bya CHK ari kwitabwaho, aho umudugudu yamukubise hafi yo kumwica. Ubwo n'umwana w'umukobwa yari ari hano mu myumbati, ariko n'umwana w'umukobwa yagize ati nari ngiye kwihagarika ngiye kubona mudugudu mbona amanukanye inkoni araza arayinkubita hafi yo gupfa. Ubwo navuzaga induru nkatabaza, uwo mudugudu yatawe muri yombi, ariko nyuma y'ubwo atabwa muri yombi twari twabanje kuvugana. Ibyo twavuganye ndaza kubibereka cyangwa ndaza kubibumvisha ku murongo wa telefoni. Mu gihe mudugudu rero ari gukurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ajyanishwa igifungo cy'imyaka 3 bishobora kuzamuka ikagera ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga $2,000 z'inyarwanda zigomba kuvuza uwo mwana w'umukobwa kubera ko yarahohotewe. Mu gihe mudugudu yireguye avuga ngo uyu mwana ntago namukubise, ahubwo yarikanze arangije yikubita hasi arakomereka. Gusa twabonye ko mudugudu abeshya, uyu mwana w'umukobwa afite ibikomere. Nta kuntu umuntu yarya mu bitaro biciriritse bakamwitaho bikabananira bakamwohereza transferi akajya mu bitaro bikuru atakubiswe bihagije. No kuvuga ngo yarakubiswe bihagije. Uwo mudugudu yatawe muri yombi, ubu ngubu ari kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko. Reka wiyumvire ibyo twavuganye na mudugudu mbere yuko bamuta muri yombi. Abanyamakuru rero nongeye kubasuhuza mbabwira ngo ndabakunda cyane, buriya cano zanyu nkunda kuzikurikirana. Ariko uyu mwana w'umukobwa no kuvuga ngo uyu mwana w'umukobwa yari ikirara yarananiranye, kuvuga ngo yari indaya mwa kano kagari. uno mwana w'umukobwa rero njyewe nagize ngo barimo barasambanira hano muri ino myumbati y'umuturanyi, kuko n'umuturanyi amaze iminsi bamwiba imyumbati. Niyo mpamvu yaje kuntangaho ikibazo, ndavuga ati nzajya byikurikiranira. Mbwiye umutekano ntiyabikurikirana, mbwiye abanyerondo mbona nta kintu bitayeho, nibwo kujya kwicungira. Ariko sinzi ukuntu narebye mbona abantu barambaraje mu myumbati, nibwo kugenda nirukanka. Umwana w'umukobwa rero arikanga yikubita hasi. ubwo ngubwo nanjye ngiye kumva mbona umwana w'umukobwa arakomeretse, bigenda gutyo. hashize akanya nanjye ngiye kubona mbona barajyanye kuri RIB ngo njye gusobanura uko byagenze. ubu ngubu rero nuko byifashe. Umukuru w'umudugudu yakomeje kutubwira yuko uyu mwana yamwirukaseho, ntago yamukubise, ariko ukasa ku bikomere uno mwana yarakubiswe bihagije. Ni mu gihe umama w'uyu mwana witwa Mukabarisa uje neza yasobanuye ko mudugudu n'ubundi asanzwe abaziramwo. no mudugudu ubwo bawimukiragamo bari batuye ku Muhima hariya mu Kiyovu cy'abakene, bimukira hano Kimironko hano mu Bibare neza hano bigishiriza imodoka. Nibwo kuhimukira umukuru w'umudugudu nakabarebe neza koko bari baturanye. Gusa abangaba iyo babaga batetse inyama koko baturanye na mudugudu wajyaga kubona ukabona ari itoratoje arahaje, bivuga yuko bari bafitanye amasinde cyangwa bari bafitanye ikibazo. no kuvuga ngo yazaga kubishyuza amafaranga y'umutekano igihe kitaragera, cyangwa amafaranga y'isuku igihe kitaragera, ari gushaka kutwiyenzaho. Ariko none reba ibintu akoreye umwana wanjye. Ayo niyo magambo umubyeyi yatubwiye, nawe ndaza kububumvisha kuri Kidasambura TV Rwanda. Nimba ari bwo bwa mbere uhageze, kora subscribe ukore ku nzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Banyarwandakazi, nawe wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho niwe tubikesha, kandi komeza ukore ku nzogera ukore subscribe.